ndavugiramo hano yego ndababwira iwacu amazina yawe twumva ko uvuka ku butaka butagatifu ubundi uba wumva bimeze bite? wacu ni ikibeho ku butaka butagatifu. Amazina yanjye nitwa Ferediana Mukarunyange, nkaba nanjye nshima Imana. amena. Ubwo rero Haleluya. Bana ushima Imana. nkaba nanjye nshima Imana ibyo yankoreye byiza, arandinze ndindira abanjye, dukora ndasenga nanjye kuri ubwo butaka butagatifu mbusengeraho. Muri Katolike mbese Yego muri Ejiyo hose ndahari, hose urahari mu nta hantu ntari mu Imana masengesho, umugisha. ari mu barejiyo, ari aho mu bisanzwe hose rero ndahasengera. Ubwo rero cyeka niba mushaka ko mbaterera agakorasi kaho Kadutere. Nta kibazo. murakemera se mukamfasha. Nduwawe nyagasani Yesu, Nduwawe ugenza uko ushaka, nduwawe ngo habana gukurana urukundo, nduwawe ungenza uko ushaka. Ubwo mwabwo mwatwara ko Twongeye kubasuhuza bakunzi barabohora TV. Uyu ni umwanya mwiza wo gushima Imana imirimo ikomeye Imana yakoze, kuba yaraturinze, kuba turi mu muryango, aha ni muri famiye tunezerewe dushima Imana iby'imbaraga yakoze. Kuba tugejeje aya magingo, harimo abakuze, harimo umukecuru, harimo abakiri bato, n'umugisha ukomeye. Rero kugira ngo dutangire, reka tubanze dusenga Imana. Ndasaba umuntu uri iburyo bwanjye, ibumoso bwanjye, adusengere hanyuma dukomeze. Mana turagushimiye, tugushimiye kugira neza kwawe, turagushimye ko wabanye natwe uraturinda, waraturinze ibihe byose byatambutse, yaba ibikomeye yaba ibyoroheje, wabaye mu ruhande rwacu, habwa icyubahiro. Uyu mwanya rero turi hano tuvuga imirimo n'ibitangaza wakoze, Mana ushimwe. Reka rero tukuragize iki kiganiro, Mana tugiye kubana muri uyu mwanya kugira ngo uzube hagati muri twebwe, umuntu wese Mana abona ineza yawe, kandi nukuri uyu mwanya ubu w'igiciro imbere yawe. Nyaguhora ku ngoma rero, umuntu wese agirira umugisha muri aka kanya duhaye. Tangirana natwe rero, usozanye natwe, umugisha wawe utubeho ibihe byose, mu izina ryawe Yesu, amen. Tangira utwibwira. Nitwa Mukamurenzi Delphine, ntoye Batsinda Kagugu, mfite umutware n'abana, ndumva nsengera kuri ADPR Batsinda. Imana iduhane umugisha. Amen. Delphine rero Imana imuha umugisha, akaba ari inshuti yanjye by'umwihariko, kandi akaba ari n'umuririmbyi. Mu kanya araza no kubaririmbira. Imana ibaha umugisha. Nanjye nitwa Betty Nyiramukiza, nanjye ndashima Imana iby'imbaraga Imana yakoze. Imana ibaha umugisha, Imana ibahe iby'imitima yanyu ishaka, Imana ibaha umugisha. Aha rero turi kumwe n'abantu reka babajene babajene. Hanyuma uyu ni umukecuru kandi wavukiye ku butaka butagatifu. Mukecuru twibwire ubundi ubone gukomeza. mbibwira uko nitwa. Yego. Nta muntu nzi, harya ndavugiramo hano. Yego. Ndababwira iwacu Amazina yawe twumva ko uvuka ku butaka butagatifu, ubundi uba wumva bimeze bite? wacu ni ikibeho ku butaka butagatifu. Amazina yanjye nitwa Ferediana Mukarunyange,
nkaba nanjye nshima Imana. amena. Ubwo rero haleluya nawe ushima Imana. nkaba nanjye nshima Imana ibyo yankoreye byiza, yarandinze ndindira abanjye. Dukora ndasenga nanjye kuri ubwo butaka butagatifu mu gusengeraho. muri katolike mbese Yego, muri ejiyo hose ndahari, hose urahari mu nta masengesho. hantu ntari mu Imana masengesho. iguhe umugisha. ari mu barejiyo, ari aho mu bisanzwe hose rero ndahasengera. Ubwo rero kereka niba mushaka ko mbaterera agakorasi kaho kadutere Nta kibazo. murakemera se mukamfasha. Nduwawe nyagasani Yesu, Nduwawe ugenza uko ushaka. nduwawe, 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 nduwawe. ngo habana gukurana urukundo, nduwawe ungenza uko ushaka. ubwo mwabwo mwatwara ko yakomeza komeza Naho. ntazabivamo, ndarekera aho ngaho. ntacyo ako karabaye ako turagushimira. karahagije. ubundi amazina mwayamenye, n'agakorasi nakababyiniye. hari ikindi hanyuma wavutse ryari? mwashatse n'amavuka yanjye. hanyuma navutse 48, afite imyaka 75. Imana yarakurinze. Imana yarandinze kugeza na n'ubu, nta n'ibindi. amen. Ubwo rero ni ukuvuga ngo nanjye ndashimira Imana, ndashimira n'abantu bari aha mwese uko muri aha, nk'uko nabivuza ku gakorasi, izatugenza uko ishaka, kuko niyo yikorera. ku bwacu si uko twakwiha, ariko noneho Imana yizi ibidukwiriye, azaba ari ibyiduha. Amen. nako ngako. arakoze cyane uyu mukecuru. arakijijwe kuko aravuga ati nduwawe nyagasani Yezu, nduwawe ungenze uko ushaka. twese iryo ni isengesho twasenga tukiha Imana, tukumva ko tugomba kwiha Imana ikatugenza uko ishaka. niyo muremyi wa byose. hanyuma iyo wumva uvuka ku butaka butagatifu uba wumva bimeze bite? numva ari sawani, ni sawani kwa kundi abantu baza baje kureba nyine ahantu hakorewe ibitangaza, wowe uhari mu buzima bwa buri munsi uba wumva ari byiza. numva ari byiza. ujya ushobora kujya gusengera muri uru rusengero, uracyabibasha? hari ikibe cyeke iyo mbonye moto warananiwe ni kure nanirwa, ariko iyo mbonye untwara ndagenda. ntacyo yeza gusanga no mu rugo n'ubundi kuvura umwana wajyagayo. no mu cyumba mba mpari hose aba ahari, yeza aba ahari. aho ngenda hose. umukecuru arakoze cyane, twari tumukumbuye, turamukunda cyane. yakoze umurimo ukomeye, abenshi muri twe yaratureze, adukorera byose byiza. by'umwihariko kuri jye ni umunezero ukomeye iyo mubonye, numva ashima Imana cyane iteka. ku myaka afite yaciye mu bigeragezo bikomeye, yaratureze, yakoze ibintu bihambaye. mukecuru Imana iguhe umugisha. Imana
murajya mureba. Reka twongere dushime Imana cyane kubw'uyu mubyeyi, nawe Imana yatoranije kamuha umurimo mwiza wo kuyiririmbira. Wenda no mu buzima busanzwe afite akazi akora, kandi muri ako kazi akora nako gukorera Imana. Naho abakorera Imana, burya iyo umuntu afasha abantu kwa muganga abakorera Imana, ni umurimo mwiza Imana iba yaramuhaye. Reka tumwakire speciose by'umwihariko. Umva, ni inshuti yanjye cyane, ni umwana wanjye, ndamukunda. Ni ukuri nkunda ukuntu abohotse, akorera Imana ativuna, nta stress. Yesu ni mwiza, kandi mbona atari Yesu waguhinduye. Ngiyo mbireba mbona ariko na mbere byari bimeze. Twibwire, utubwire niba mbeshye se, buriya wakijijwe icyo ubundi ko mbona uri ingeso nziza. Haleluya, amen. Buriya rero Yesu yaje gukiza abantu ibyaha. Yego. Buriya ni ukuvuga ngo ndashima Imana. Wenda ntabwo nakijijwe, naragiye mu byaha byinshi, ariko ni ukuvuga ngo hari na za karande ziba umuntu azifite. Hari ibintu ubona biba ku muntu akiri n'umwana ukabona nko kubeshya birizana, ariko Yesu yaje kudukiza ibyaha bigaragara na twa tundi dutoya abantu bavuga yuko atari ibyaha. Ubwo rero ndashima Imana yuko Imana yabigenje neza. Ndi umukristo, ndakijijwe, nishimiye kuba muri uyu muryango. Twaherukanaga cyane, twari dukumburanye. Baranahoberanye. Ariko umuryango ni mwiza iyo uteranye rwose. Kecuru namuherukaga kera, ariko ubu umubonye ashima Imana. Haleluya, nanjye ndishimye. Amen. Ni ukuri Imana ni nziza, iduteranyirije aha, iduhaye agahe ko guhana ubuhamya. Turi guhana ubuhamya bw'ukuntu twakijijwe, bw'ukuntu Imana idukunda. Turi gushima Imana. Imana ishimwe. Turashima Imana ni ukuri. Amen. Turashima Imana yakoze ibirenze ibyo twayisabye. Turashima Imana ni ukuri. N'ubu biracyakomeza gukora. Nta kimana itanakoze. N'ubu biracyakora. Amen. Tuyifitiye icyizere 100%. Amen. Imana ishimwe. Mbashimiye Imana, kandi yongeye no kuduteraniriza hano tungana gutya. Twanyweye, twariye, twishimye. Nta Imana itakoze. Imana ishimwe. Amen. Ubu rero kubera wenda akanya tuzagera aho tubirambure, ariko kubera akanya oya tubwire nk'ikintu gikomeye wibuka Imana yaba yaragukoreye kinezeza umutima wawe iyo ukibutse. Ni igiki? Ni byinshi. Tubwire nka bibiri. Icya mbere nuko Imana yamaye umugabo ukijijwe. Amen. Kandi twumvikana kama n'abana. Amen. Ikindi cya kabiri nuko umurimo nkora ari uwo gufasha abantu, n'abantu tukishimana, nawe ugiremo umugisha ukomeye. Ibyo bintu bibiri murabifite ku mutima wawe. Amen. Tuzagenda tuganira mu Marcel. Nibyo rwose. Reka twakire na Bea nawe twibwire birambuye. Bea, muhamagaro twibwire. Yego. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Kujewe nitwa Irambona Beatrice. Ndakijijwe, ndakunda Imana. Yego. Beatrice, wakijijwe ryari muri make? Jewe sinovuga ngo navutse nkijijwe. Hariho abantu bavuga ngo bavutse bakijijwe. Je nakuriye mu muryango ukijijwe, ukunda Imana. Ariko sinovuga ngo nakijijwe nkiri muto, kuko nta muntu akizwa akiri muto. Burya umuntu akizwa akuze. Akizwa ibyaha. Gukizwa n'ibyaha, gukizwa n'ubuntu. Yego. Rero jewe nakuriye mu gakiza, ariko nagiye kumenya Imana neza maze gukura mfise nk'imyaka nka 30. Yego, niho nagiye kumenya Imana neza. Ubundi nakurikira mu muryango gusenga ibintu nk'ibyo gusa. Yego.
Beatrice njyewe aho nakubonye nabonye ukunda gutuza cyane, ese niko wavutse cyangwa hari nk'utubazo dutuma utuza cyane Bea? Biba bimeze biti? Ntabwo ari utubazo, ni impano nyene Imana yampaye, niko yakuremye. Yego niko yandemye kunyene, kandi ndabishimira Imana. Gutuza ni byiza ukuri. Bea turashimiye cyane, turongera tuze kubagarukaho, ariko dushima Imana kandi kukubona. Muri make ukorera iki Imana Bea? Mu nzu y'Imana, nk'impano Imana yaguhaye wumva izakubaza, nk'itaranto, kubwiriza, kuririmba se, gufasha, ni hari impano zibiri Imana yampaye kandi nkunda kandi ziri ku mutima wanje. No gusengera abantu, abagwaye, abafite imitwaro, hamwe no kubwiriza. Yego. Mu kanya turaza kukugarukaho, uranadusengera unatubwirize. Sibyo, buri muntu wese impano afite ikore. Mu by'ukuri jewe kuri nge n'umunezero kuba nicaranye namwe. Iyi si ntawamenya, uyu munsi tuba turi kumwe, ejo ukabona ntituri kumwe, tukabyifuza ariko ntibikunde, tukaba wenda turi kumwe ku mutima ariko ku mubiri bidakunda bitewe n'iyi si aho itwerekeza. Ariko icyo twizera ni uko tuba turi kumwe mu buryo bw'umwuka, mu buryo bwa famiye tuba turi kumwe cyane. Imana ibaha umugisha. Reka twakire umusista mwiza wuzuye ubuntu bw'Imana. Uko buzi ubundi we muzi nk'umuntu ukunda kwisekera, umuntu utajya ugira ikibazo, umuntu w'inshuti ya bose, wabonaga n'umuntu wese wanyweye agacupa ati yorewo wiriwerewo, mbese kubera ukuntu yibaniraga n'abantu bose aho muherukira. Reka tumuhe akanya nawe atwibwire. Murakoze. Nitwa Nyirambabazi Leonsi, ni ku Ruyenzi, mfite abana 3 n'umugabo. Urakoze cyane. Nyirambabazi witwa n'akazina keza. Ariko hagati aho icyo nababwira ndi umusiramukazi. Nkaba ngiye kubaha ubuhamya gato uburyo ki nagiyemo. Yego. Rwose. Ngo natangiye ntanavuga, ngo navuga alhamdulillah. Alhamdulillah n'ubundi bivuga Imana ishimwe. Ko bari mu cyarabu. Nkuko wavuga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Umukomera amashi. Nabyo bivuga n'ubundi amahoro y'Imana abane namwe. Amahoro y'Imana abane namwe. Nicyo biba bisobanuye. Ubwo muri make ndi umusiramukazi, ariko uburyo kinagiyemo, burya abantu bose bagira urukundo. Yego. Byabaye ngombwa ko mbana nabo mu famiye ndi Kigali, banyereka urukundo. Baragukunda. Ariko muri make ubwo byawe aho najyaga gusengera, nabo nta bantu bari banzi, murabyumva. Noneho bakagenda banyegereza banyereka urukundo. Ariko hagati aho nabo barasenga, hari Imana ikaba. Oya bagira n'urukundo. Uko baravugaga uko bambonaga, nabaga nambaye imyenda miremire bisanzwe, nasengeraga muri ADPR. Yegereze mikoro. Nasengeraga muri ADPR. Agahura bavuga ngo kandi ngo zawe umusiramukazi, ngo byakubera. Ngo wambara neza pe, ngo wabaye umusiramukazi byakubera. Nkumva nge ntibimfasheho, nkakomeza nkigira mu byanjye. Kavuge se aba bantu bavuga gutya ntaho nabaye nabo, naho nigaga nababonaga gutya, basi ubwo nza gushiduka wabayeho. Warabishoboye se wumva? Ariko warabishoboye. Narabishoboye kuko bagiye babinyigisha gahoro. Ariko muri make kugira ngo n'ubundi mbewe neza byatewe n'umugabo nashatse. Yari umusiramu. Washatse umusiramu arambaza, ariko mukundambagiza nge ndamubwira, ariko se mu basiramu wabuzemo umukobwa ushima? Ngo wapi, ngo ntawe nabonyemo. Muri no mutima nkibaze se umusiramu azakorana gute n'uwo murindi dini? Nge nkibaza uburyo ki najyamo nkamenya ibyabo cyangwa wakamenya ibyacu. Ariko nge nkumva ko kuko nge ntamenye ibyabo, nkumva ko we azaza mu idini yanjye.
ubundi njye niko narinzi, niko wibwiraga, niko nibwiraga kuko ntabwo narinzi ko bakomera ku idini yabo cyane. Njye numvaga ntaho twahurira. Niba umuntu akubwiye muzabana ntimuhuje idini, njye numvaga ko azaza muryanjye kuko numvaga ko ibyabo ntabishobora. Yego. Ariko byabaye nyine ngombwa ko mbishobora. Nta kidashoboka. Nta kidashoboka, ndabishobora. N'ubundi bagenda banyigisha bakambwira mu Kinyarwanda gusenga, bakambwira Icyarabu nubwo utakizi, ariko n'ubundi mu Kinyarwanda bakambwira nkabifata. Niba usenze ukavuga Mana udufashe, ugasabira umuntu mu Kinyarwanda ibyo uzi n'ibyo ukora, kuko barakubwira niba utazi Icyarabu nta mpamvu we ukomeza usaba ibyo uzi, usaba Imana yawe irabyumva, ntabwo ari ngombwa ududubiza Icyarabu. Nuko ubusaba iyo utabizi, ubusaba mu Kinyarwanda, ariko maze kumenya duke utwo two gusuhuzanya, agerageza kunyigisha nkamenyamo duke duke. Imana iguha umugisha, Imana ihamagara uko ishaka, kandi icyo navuga aha ngaha nuko umuntu wese uko yizera Imana, uko ayifata niko ijya imubera. Ntago najya kuvuga byinshi ngo nzane amarangamutima agende pasiteri, numva ngewe ku bwanjye mbese ngukuyeyo naba nezerewe, ariko ibyo Imana ishaka nta kibazo ubishoboye, ibyo Imana ishaka nibyo byiza. Buriya n'ubundi Imana yari ibizi yuko uzanyurayo, ntago twajya muri byinshi. Icyo nzi cyo nuko mbona umeze neza, ushima Imana, urukundo, nshima Imana, mfasha abakene ibyo nshoboye, nsabira abakene, nkunda abantu, muri make urukundo ndacyarufite. Imana iguha umugisha, muri njye nta mutima mubi mfite. Imana iguha umugisha. Tuganirije amagambo meza, mu by'ukuri njyewe uko nkuzi igikorwa werekeyeho ugikorana umwete, ntabwo byakunanira wabyiyemeje. Kandi nk'uko tubizi umugore hari igihe agandukira umugabo, niko bimeze. Abagabo ni abatware, ariko njyewe ku masengesho yanjye ndacyayakomeje. Ntabwo njye mu ntambara wenda y'idini, ariko njyewe mpora nsenga mvuga ngo Mana alhamdulillahi rabbil alamin, bismillahi rahmani rahim. Nanjye mpora mbivuga mvuga ngo Mana nyirimpuhwe nyirimbabazi, kuko nzi ko ariko musenga, sibyo? N'ibyo ntibivuga ngo Mana nyirimpuhwe nyirimbabazi, Mana itabyarwa. Harimo rero ibyo byose tubitindamo, ariko muri Yohana aranditse ngo icyo akora abamweneye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi n'ububasha bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'umubiri, ahubwo babyawe n'Imana. Kwemera Imana ubwabyo hari izindi mbaraga wakira. Imana igukomereza amaboko, turagukunda. Imana iguha umugisha no kuba wabotse ukatuganiriza, nabyo nishimwe rwose. Imana iguha umugisha, n'umugisha ukomeye kukugira, n'umugisha ukomeye kuri kumwe natwe. Uri umuvandimwe mwiza, jewe by'umwihariko ni umuvandimwe wanjye, ni mukuru wanjye. Njyashima Imana cyane kubwe, ariko agenda ajya kujya gushaka umugabo byari hatari sana. Narigaga noza kweri wariyemeje kweri ugiye gushaka, ariko nta kintu bitwaye. Afite umutware mwiza, umwana mwiza, ubona rwose ukunda Imana. Njye naramugenzuye, usibye bya bindi by'idini abantu baba bariho, kandi ubundi idini ntago rizajya mu ijuru, umutima niwo uzajya mu ijuru. Nuko twaganiriye uyu munsi, turaganira ndi poze, ndi ku mpande za buri wese, nta fokasinga cyane ku gipasiteri. Rimwe na rimwe Yesu naga yemera ko twikunda, icyo akora yemera ko tumukunda ubwe. Reka tugaruke hano kuri Mama Queen. Mama Queen, irihe jambo rigufasha muri Bibiliya? Ijambo rimfasha nuko tujya tubona ko Imana yadukunze turi mu isi. Ijambo rivuga ngo uko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana ishimwe. Njya nshimira Imana rero ku bw'icyo kintu, kuko n'amaraso yayo yaduhuje gutya tutari kumenyana. Niyo mpamvu njya nezerwa, kuko nanjye
ngera muri Kigali njya nezerwa kuko nahaboneye ababyeyi barimo namwe mwese turi kumwe gutyo. Nongera kunezerwa menyanye na mwana. Reka mbanze muhobere mukubita umusaya rwose. Imana iguhe umugisha. N'umugabo wanjye njya mubwira nti rwose mwarimu ndamukunda. Twamenyanye nk'umubyeyi, aza ku babyeyi bandi nabo nabonye. Ubwo rero njya nezezwa n'ibyo. Yego. Nkongera gushimishwa nuko Imana yanyubakiye urugo. Kuko twabayeho mu buzima bugoye bw'ubupfubyi, ariko Imana inyubakira urugo, impa umugabo nkunda. Amen. Iduha urugo rwiza. Ayo ni amashimwe rero njya nshimira Imana. Niyo mpamvu njya mfashwa n'ikorasi ivuga ngo amaraso ya Yesu yakoze umurimo, yahuje abatari kuzamenya. Amen. Imana ishimwe rero kubw'ibyo yakoze. Imana ihabwe icyubahiro. Mama Queen, Imana iguhe umugisha. Mama Queen, Imana imuhe umugisha, Imana imwishimire, Imana imurebe neza. Kandi muri Yesu twahaboneye inshuti, tuhabonera ababyeyi, tuhabonera abavandimwe, turaruhuka ubupfubyi burashira kubera Imana. Imana ishimwe. Natwe turagukunda cyane, twarakwakiriye urabizi mu muryango, uri umuryango wacu nawe. Muri Yesu tugenda tubumwe. Imana iguhe umugisha cyane. No kuba waje ngo dusengane, dusezeraneho, tuganire, nabyo ni umugisha kandi byatunejeje cyane. Imana iguhe umugisha. Imana iguhe umugisha. Reka tugaruke kuri mukecuru. Mukecuru rero ni umukecuru witonda, kandi ubwitonzi bwe ni Yesu wabumuhaye. Mukecuru akira ka mikorofone tumwibariza kandi kabazo. Ni akabazo gatoya nkwibariza. Mu by'ukuri ushakana n'umugabo ibyo byose warashatse, mfata igegereze mikoro. Bari amateka mushaka kumva. Iyegereze mikorofone tukubaze. Ushakana n'umugabo mwamenyanye mute? Mwashatse kumbaza se uko narambagiye? Kugira ngo dufashe abakiri bato nabo ko barambagishwe. Nabyumvise byose byo mwashatse. Tubwire. Twebwe rero kera. Iyegereze mikoro. Ubwo twari nk'abakobwa bubu. Oya, abubu babita amashararaka. Uko bazi kwiteretera. Ngo bitwa amashararaka. Yego. Haguruka nyine. Mbese ngo bafite ubushyuhe mbese. Abantu bafite imbaraga niko nakubwiye. Ubwo rero twebwe twarabuzaga. Umusore yagushakaga yatumwaga nk'uyu. Akabaza nk'atukwana ariko ntabonye umukobwa. Ariko atagiyeyo. Nawe utagiyeyo. Ubwo rero kugira ngo muzabonane mwahuriraga nko ku ishuri. Akazajya kurunguruka nawe wamukubita amaso ukamwihisha. Nawe akajya kureba yihisha. Yikinga. Yego. Ubwo noneho igihe rero kikazagera. So akakubwira ati shaka umukobwa ngo usabire. Ndati giye umukobwa namubonye kwa Regisi. Ese waramushimye? Ndi ngo simbizi ngo ariko ngo naho ngaho uzajya. Ubwo sobukwe akaza kukubaza iwanyu. Akakubaza iwanyu ngo ese ubu ngo nzakunda kwemera. Akada ngo nta mugabo nshaka. Nta mwana wese ngo uryari itegeko. Nkawe makuru nabo hameza. Ego. Y'amateka. Cye nashatse umugabo ndi muto cyane. Wari ufite imyaka ingahe? 16. Wari muto rwose. Nari mfite 16. Mwahuriye he? Kuko aho twahuriye ku mashuri. Mwiga. Twiga. Akakurunguruka ukamureba nawe. Rero mu gushakana bajya gusaba, barasabaga bajyanaga inzoga mu bibindi n'amajerekani. Icyo gihe. Akajyana utubindi. Ube wabonana na sobukwe. Ube wabonana n'uwo mugabo wawe cyangwa ngo muzanahurire hariya muramukanye. Akazajya gukubita ijisho gutya uri nko mu bandi nk'uko. Ati dore nuriye.
ukamubona ukinyegerera ukihisha. Ubwo rero igihe cyazagera bazaza kugusaba nyine wa musore mwabonanaga mujya guca mu rukiko cyangwa mu kumubana. Mwacaga no mu rukiko icyo gihe? Twaciye mu rukiko icyo gihe naruciyemo hano ku munini. Ese abakera bateretaga gute? Ubwo birumvikana ko yakurungurukaga, ababyeyi barabasabiraga. Nisi mukabana ukumva nawe uramukunze kandi atakurambagije kurambagirije. Umukunze kuko yamukwitaga ijisho wabonaga ari umusore mwiza. Umukobwa nawe yamukubita ijisho ati umukobwa arito. Kandi se akanavuga ati wabone heza. Akareba umuryango. Hari n'ukuntu rero ngo hari umusore wagiye gusaba umukobwa ari mu rugo rukize rurimo inka nyinshi. Agenda ajya kurambagiza uwo mukobwa asanga hano harunze amase, asanga harunze andi. Umusore ahise abenga uwo mukobwa. Ati mukobwa n'umunyarwanda ntakubona. Nuko rero urashaka. Hanyuma ndashaka rero njya gusezerana. Impanda hariya mu Apolo. Naje kugarukira Imana. Sezerana n'umugabo. Rero tukimara kubonana twiga umubano twese dukundana. Mwese mukundana. Mvura mukunze rero aragukunda. Mbega ibintu biryoshye we. None rero ibintu bijyanye n'amateka rero kuko wasezeranaga wabaga umukobwa ufite isoni, habaga hari ibikwasi. Ibikwasi umusore agafata igikwasi akagicomeka ku mwenda wawe nko ku gakanzu kawe. Bishatse kuvuga iki? Noneho bishaka kuvuga wa mukobwa ugira isoni, utinya abantu, utinya abasore. Noneho wahaguruka cya gikwasi mukamwashumikanya atazi kandi uko anyangara nkura anyikuraho kujya abantu bagaseka. Aho ngenda mbungaho abantu bakirwa rero baseka bati nta kundi bati dore igikwasi yagitunze ku muco kondo wibuturaye. Ubona amateka mwashaka ubwo bazashingirwa rero tukashingirwa. Bakubaza ngo se umugabo ngo nta nyamunzungu zamuhehera cyangwa ngo byazakora bite. Ntigiye nayo nzahera abana amaruru barayiba. Aho ngaho umve ko nari muto. Amusore we ngo arakubenze rero. Ngiye njya guhehera umuntu muhera. Yego. Barakubenze rero. Ikibazo rero nuko yashyingirwaga na mukuru we ngo yabivuze ngo aramwemeye. Yego. Ubwo ngayo nguko nabi. Aya mateka ya kera. None rero ubu ngubu mwebwe muragenda mukajya gusura abasore. Aba barakijijwe ntibajyayo. Ntabariho ubu nyine niko. Aha iyi timu ureba aha ngaha nta warungurutseyo. Aba nyine ntawe byenda kubwira bize ya none. Rero ni amajyambere nuko bimeze. Rero ni ibya kera nzi. Ariko ndumva byari byiza. Byari bisekeje. Byari byiza nta muntu wabengaga. Nta muntu wabengaga wamutungaga igikwasi akamukurikira. Ubu ngira ngo babaganiriza bya biganiro bica mu mutwe bakabakurikira. Ubu ni ku matelefone. Ubu ni ku iterambere birumvikana. Mukecuru arakoze cyane ku masa ku biganiro atuganirije. Nuko hanyuma si wigeze upfusha abana? Nibyo ni amateka. Nabyo ni amateka. Ni amateka ariko wenda reka twe kubitindaho tukure kuburuhuka tugaruke ku muririmbyi w'Imana mukozi w'Imana. Bishatse kuvuga ngo hari nk'abantu bashaka bigahita bibahira bakabyara, hakaba n'abashaka ntibibahire. Aha tujye tubona abantu bagiye bakuramo inda cyane. Wowe byigeze bikubaho ngo ukomeze abantu byaba byarabayeho niba byarakubayeho nyuma ukaza kubyara? Byambayeho. Yego. Cyenda nagejeje mu bana 10. Ariko abana 4 barapfuye. Abambere w'imfura, wa kabiri, wa gatatu. Rega nakurikiranyaga
nta byari yazacuka undi nasama byo akaba aragiye bakagenda ari bakuru hakabaho bagenda yicara ibintu nk'ibyo byose hari ibyo nababwiye ko Imana igenza uko ushaka ntabwo nihebaga nabonye impana abandi no mu kuboko kw'Imana ngo havamo ibyiza n'ibibi kandi nta n'uwayibaza ngo ukoze ibiki kimwe cyo twizera ko Imana ibyo iduha iba yabipimye irabagara okay burakoze cyane mukecuru Imana imuhe umugisha ibagarite ishaka uwayikamujyana nibyo rwose niko kubagara imvugo y'abantu bakuru nyine irazimiza reka turimo turanagana ku musozo twakire Bea atubwira ijambo riri gufasha ubugingo bwe ryafasha n'abandi badukurikiye kuko abantu benshi bakurikiriye ni cano y'ivugabutumwa kandi iganira Bea niki wafashisha abadukurikiye hari ijambo nkunda cyane riri muri zaburi izaburi ya 37 ku murongo wa 25 rivuga ngo kuva yari Dawidi ariko arabwira yariko arashima Imana avuga ati kuva nkiri muto none ndashaje sinigeze mbona umugorotsi yahebwe yego cyangwa ngo urubyaro rwe rusegereze ibyo kurya ibyo riramfasha cyane ryofasha n'undi muntu wari we wese ko mu bihe byose iyo barimwo ko Imana itigera iheba uwayo yego ibyo riramfasha cyane Bea Imana iguha umugisha cyane Bea ni nk'ibiki wahuye nabyo mu buzima bikagukomerera ukaba warabinyuzemo neza mu gusenga ukaba warabisohotsemo ukagira abandi inama buryo nabo bazabisohokamo ni byinshi cyane hari ibihe byambaye ko bitoroshe bigumye byasaba kwihangana natandukanye n'umufasha wanje icyo carambabaje ku mutima ariko navyo bibaho hari ibihe bibabaza canke bikanezereza ico naco carambabaje ariko Imana yabanye nanje irankomeza yego nanjye ndumva ashimiye Imana ku bwawe hari igihe bibaho abantu bakageragezwa ariko icyo nzi cyo nuko ibigeragezo bijya bigira iherezo amen koko kirababaza nibyo wabwira iki nk'abantu bahuye n'icyo kintu wowe impamvu wenda wihanganye nuko usenga buriya gusenga sibyo byafasha abantu ahari nibyo byafashije naje kuko umuntu adasenga aca yihebura umuntu adasenga acagwana intambara kutariko umubabaro Imana yonyine niyo ishobora gukura umubabaro mu mutima w'umuntu kandi kugira ngo Imana igukuremo uwo mubabaro nuko ubusenga udasenga ugira intege nke udasenga uratsindwa no kuri gusenga ni ikintu gikomeye cyane iyo umuntu ageze mu bibazo iyo umuntu ageze mu mageragezwa gusenga conye nico kintu gikomeye gishobora gutabara umuntu nibyo ati abantu basenge kuko gusenga bishobora kwihanganisha abari muri ayo makuba n'ibyago muri abo batawe cyangwa se babangamiwe n'imitwaro itari imwe reka ngaruke kuri space mama Keza ni ikintu gituma ingo ziri gusenyuka muri iki gihe ubona ari iki kubona bikabije bimeze nk'ikiza kandi reba urebye nka Bea ubona ari umumama witonda utagira amahane ntabwo biba byumvikana rwose ubanza na Satani aba yarabijemo ariko yaratsinzwe ni Satani niwe udakunda ibyiza ariko yaraneshejwe icyo nshima Imana nuko Bea akihagaze mu buntu bw'Imana kandi Imana iracyamukomeje kandi izakomeza no kumukomeza kuko ayiringiye iyo umuntu arebye ukuntu utuje n'ibyo bintu waciyemo ni igitangaza ariko byose ni ubuntu bw'Imana reka twibarize space ubona ari iki gitera ibi bintu kugira ngo tubwire n'abantu babyirinde rwose tugana ku musozo murakoze ngiye mbona ingo nyinshi ziri gusenyuka
ariko ikintu cya mbere navuga ni umugambi wa Satani. Hanyuma buriya umwe aba yanyuranyije n'amategeko y'Imana. Ni ukuvuga ngo umwe aba yatannye yavuye mu murongo. Hanyuma rero Satani ari kwinjirira ingo kugira ngo asenye umuryango Imana yubatse. Kuko tubona yuko ubundi urugo ni umushinga w'Imana, ni famiye y'Imana. Urugo rwatangiriye muri Edeni, Imana ihuza Adamu na Eva. Kubw'ibyo rero Satani ntago yishimye kuva hariya kera muri mu ngobyi ya Edeni, hanyuma kugera n'uyu munsi Satani ari guhiga ingo. Bisaba gusenga, bisaba gusenga no kubana n'Imana kugira ngo Imana yunge ingo ziri gusenyuka, abantu batana bajya ku ruhande, Imana ibagarure mu murongo. Kuko burya ni Satani yanga umuryango. Yego, nibyo ni Satani. Satani akomeje avuga ati ni Satani niwe ufite umugambi wo gusenya umuryango, ariko kandi Imana ifite umugambi wo kubaka umuryango. Imana ishimwe. Twarimo tugana ku musozo. Reka Bea, hari akaririmbo waturirimbira ko numvise kuri n'umuririmbyi? Yego. Hariho akaririmbo nkunda cyane kuko jewe nababwiye ko nkunda gusenga, nkunda no gusengera abantu. Hari akaririmbo kavuga ngo ku birenge byawe niho natabariwe, amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Ku birenge byawe niho natabariwe, amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Ku birenge byawe niho natabariwe, amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Ku birenge byawe Mana niho natabariwe, amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Tukabyine. Amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Ku birenge byawe Mana niho natabariwe, amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Ku birenge byawe niho natabariwe, amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Mureke dukomere Yesu amashyi. Ku birenge byawe niho natabariwe, amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Ku birenge byawe Mana niho natabariwe, amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Ku birenge byawe niho mbonera amahoro, amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Ku birenge byawe nahageze babaye, amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Amena. Amena bene data. Aka karimbo nanjye karamfashije Bea. Imana iguhe umugisha. Turashoje, ariko ku birenge by'Imana niho abantu bose bakwiriye kugana, niho bazatabarirwa. Uyu mubyeyi yakomeje avuga ngo abantu ngo nibishyira Imana, ngo mu bushake bw'Imana niho bazabonera amahoro. Ndumva tugiye gusoza dusenga dushima Imana. Ndabashimiye cyane mwese twari turi kumwe muri iki kiganiro. Ni byiza ko abavandimwe baturana kandi bahuje, kandi dukomeza kwiyegereza n'umuvandimwe Leonce. Nubwo wenda atari umurokore, ari umusilamu, ariko hari iby'Imana yamukoreye, hari uburinzi bw'Imana, ndetse natwe twese hari iby'Imana yadukoreye. Turirimba igitero kimwe hanyuma dusenge, dusezeraneho, dushima Imana. Haleluya. Hari iby'imbaraga Imana yakoze, hari n'ibindi Imana izakora. Hanyuma mureke dusenge ibyifuzo by'abantu badukurikiye n'ibyacu hano tubisengere. Kereka niba Mama Keza hari ijambo yabwira abakunzi ba Arabohora TV, tumuha akanya asoze. Murakoze abakunzi ba Arabohora TV. Hari icyo nababwira.
nimukunde gukurikira ibiganiro. Yego Nukuri. byo rwose. Nimukunde gukurikira ibi biganiro kuko ngiye nkunda kubikurikira, ni ibiganiro bibohora koko. Amen. Hariho ijambo ry'Imana uraryumva ukumva neza urabohotse. Nimureke dukurikira ibi biganiro, nimureke twumva ijambo ry'Imana kuko hari n'igihe ufungura indi cano hariho ibintu bitafite inyigisho. Ukabyumva ariko nta nyigisho. Ariko iyo wumvise ijambo ry'Imana uwo munsi wirirwa neza naho wabyuka ukumva ijambo ry'Imana kuri Arabohora TV, icyo gihe wumva uguwe neza. Nukuri nimuze dukurikira ibi biganiro. Nanjye ndi umukunzi wa Arabohora TV, murakoze. Ati mubye mubikurikira kandi nibyo habamo umugisha. Leonsi, hari icyo wabwira abadukurikiye dusoza urifuriza iki abakunzi ba Arabohora TV, abagukurikiye mbese urabifuriza iki? Icyo mbifuriza ni ukugira urukundo ruhamye. Yego. Ntirube nk'urwo muri iyi minsi umuntu abona mu minsi ya nyuma. Yego. Kuko benshi urukundo ubona ko ruri kugenda rugabanuka kandi mu matorero yose. Yego. Icyo nabifuriza rero nuko bakomeza gushikama kandi bakagira urukundo ku bantu bose. Yesu Imana iguha umugisha kandi Yesu akwishimire. Reka mukecuru hari ubutumwa waba wageneye abantu bazakurikira iki kiganiro ko bagukunze ari benshi mbizi. Mbese umurage waha abakiri bato, abana bawe, inshuti zabo ni uwuhe? Umugambi naba nafashe. Umurage rero waraga abana. Nabaraga guhorana urukundo. Ntibakurikize ibyo muri corona. Kubaho corona yaziye niyo yateye imitima mibi. Yateye urwangano, nta bantu bagikundana nka mbere. Aho amakarita yaziye guhinguka rwose, bakagaruka ahantu bitwa ngo garuka bushashi, bagarura urukundo. Niba rwari rwaranazimiye ariko barushakashake barubona. Hari ahantu baririmbaga ngo muze tubashake tubatarure, tuzajya intamenya. Murakumva ko karirimba. Yego. Mu baporo. Yego. Rero ikindi nabifuriza ni ukugarura morale, mukagarura urukundo, mugakundana. Henda n'uri umubyeyi nk'uyu akajya abwira n'umwana ati kunda naka. Yego. Gira gutya. Terura uriya mukecuru umuterere. Yego. Ukajya mugarura nyine umuco ariko mudakurikije muri bibiliya ubu. Oya. Corona mushaka abantu muyirukankana. Yenda hari urukundo rwazagaruka. Urukundo rwa corona yarufashije kugenda. Niyo yaruteye. Reka Imana iguha umugisha kandi tubwiye ijambo rikomeye abantu be kwishinga ibya corona ngo babe batagisurana. Ubu twari dufite agahe abantu bagarure morale. Abantu bari kubabwira ijambo ryiza, abantu bari barabuze morale, bafite ibibazo byinshi, bagarure morale. Nitwishinge corona na virusi, tugarure morale, twizere Imana. Mwatubwira ati twizere Imana, byose Imana izabikora. Imana izabaha umugisha, Imana izabajya imbere. Ahantu hose hataringaniye Imana izaharinganiza. Ni ukuri ndabashimiye. Ndasoreza rero kuri inshuti yanjye ahangaha. Wowe urumva ari iki watubwira usoza hanyuma dusenge? Nanjye ndabwira abantu bakurikira Arabohora TV ko kwizera Imana ariho umuntu abonera amahoro. Kandi ni ukuri twe gutinya ntiducogore. Yesu ni byose kumufite. Kandi ntahinduka, arabakunda. Bakurikira ijambo ry'Imana kuko ari ryo ridukomeza muri ibi bihe turimo, no mu ntambara turwana nazo dukomezwa n'ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha. Imana iguha umugisha. Amagambo atubwiye arakomeye. Twizere, dukomezwe n'ijambo ry'Imana. Mureke dusenge rero, dushime Imana ku by'imbaraga Imana yakoze. Ndumva Beya ari ugiye kudusengera. Data, mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti, turaguhaye icubahiro uyu mwanya turimwo.
turagushimiye Mana yo mu ijuru, Mana ukomeye, Mana uhambaye, turaguhaye icyubahiro ngene watugiriye neza. Turashimiye Mana nzima kuntu aba bantu bose Mana yo mu ijuru twari hano, twari mu kiganiro ciza, ikiganiro cubaka imitima yacu. Reka rero Mana nzima buri muntu wese yacumvise ifashe imitima wiwe. Uwo muntu wese mami yoba ariko aratwumviriza afise ibibazo muri kino gihe, ndakwinginze Mana ngo umusange, umubere inyishu y'ico cose Mana coba kimubakiye, ico cose coba camuteye ikibazo Mana ukimukemurire, uzoba ukoze papa. Twebwe twese Mana utugire neza, kandi Mana n'igihugu cacu naco kigire neza. Buri muntu wese Mana ni kuri Mana umwiteho kandi ubane nawe, uzoba ukoze. Eka data tugushimire ukuntu wabanye natwe muri kino kiganiro kuva dutangura, kandi tukaba tugishojeje amahoro. Urakoze Mana, tugushimiye muri vyose, tukwizigiye no kubizoza. Ni mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti tubisabye twizeye, amen. Amen. Imana ibahe umugisha cyane, Imana ibarinde aho mukomeze kuryoherwa n'ubuntu bw'Imana. Amen.